Yes, reka nongere mbasuhuze cyane, amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Umuhungu wa Pedro Wanyikindi ugarutse ahangaha kuri mikoro. Ngira ngo ejo bundi narabibabwiye yuko njyewe noneho ninjye ugiye kwikorera kuri iyi cano njyewe bwite, njyewe nyir'ubwite, njyewe nyiri cano, ni njyewe tugiye gukorana kabisa ku nkuru zigiye zitandukanye, ku bivugwa hirya no hino, ku batabasha kuba basobanukirwa na buri kimwe kabisa. Hano kuri iyi cano ya Cedric Rico The Power TV ndahabaye kugira ngo ibintu tujye tubikurikirana gatanu kuri gatanu. Rero ndagushimiye wowe ubasha kubana natwe umunsi ku wundi, gusa wowe wakoze subscribe, Imana iguhe umugisha. Hanyuma nawe kandi utarayikora, ndagusaba kugira ngo ugifungura ikiganiro tayari, inkunga ya mbere ni ugukora sabo. Kora sabo, ukore kukazogera kugira ngo buri kimwe cyose duteretseho ujye ubasha kukibona uko bwije n'uko bukeye. Ibintu rero ni fresh, ibintu ni munangi, ibintu ni very nice. Sasa rero uyu munsi tugiye kuganira ku bivugwa. Yes, tugiye kuganira ku bivugwa. Ngira ngo muri iyi minsi mwarimo mugenda mubona ku nkuru zivuga kuri uriya muvandimwe wacu cyangwa se kuri uriya mushiki wacu bita Gogo, umustarikazi wamamaye, ariko mu kwamamara kwiwe ubu ngubu tuvugana Uwiteka yamuhaye iruhuko ridashira. Rero muri iyi si niko bimeze, muri iyi si niko tubaho, habayeho icyaha kandi icyaha kizana urupfu. Ni nayo mpamvu twabwiwe yuko uko twavuye mu mukungugu ariko tuzabusubiramo, uko twavuye mu butaka ni nako tuzabusubiramo. Byakwanga bitakwanga, umenye ko nawe ukiriho ugihumeka, jya ushima Imana kuba ugihumeka. Ni kubw'ubuntu bwayo, ni kubwo urukundo Imana igukunda. Hari benshi batambutse, abo mu rungano rwawe ndetse abakuruta n'aburuta, bose baragiye, ariko wowe uracyariho, uracyahumeka. Gusa hari ibintu tutagomba kwirengagiza. Ejo nibwo nako nari ndi gukurikirana aho nyakwigendera yari ari, harimo manager wiwe, hari ibintu bitatu yavuze umuntu agomba kuzirikana. Ibyo bintu bitatu rero ni ibihe? Ubundi umuntu agomba kumenya ko azapfa, icyo ni icya mbere. Kandi ikindi cya kabiri, umuntu agomba kumenya ko hari ikizamwica. Icya gatatu, umuntu agomba kumenya ko hari ahantu azagwa. Ibyo bintu bitatu narabyumvise ejo ndetse nanabyibazaho cyane, kandi koko numva nibyo, kuko umuntu wese agiye afite urwandiko rwe. Ubu njye Cedric mumbona hano, hari ikizanyica, mbere ya byose nzapfa, hari ikizanyica, hari n'aho nzagwa. Kandi nubwo nyine ku giti cyanjye nahazi, ariko haranditswe, narahandikiwe ubwo narimara kugera muri iyi si. Ni nayo mpamvu rero tudakwiye kwirengagiza cyane ngo dutandukane n'Imana, kubera ko tutazi igihe ibyo ngibyo bizatuberaho. Yes, ntabwo tuzi igihe ibyo bintu byatuberaho. Uyu munsi byakubaho, ejo byakubaho, nimugoroba byakubaho. Umuririmbyi niyo yabivuze neza ati, rimwe tuzirirwa mu isi ntituzayiraramo, cyangwa se irindi tuzarara mu isi ariko ntabwo tuzigera tuyirirwamo. Ni muri ubwo buryo rero ushobora gutekereza uburyo ushobora kwirinda, cyangwa se wowe ubwawe gukiranuka, kugira ngo igihe n'umunota ibyo ngibyo byaba tayari, ukamenya yuko nubwo ugiye ariko uzajya hehe? Mu bwami bw'Imana. Rero nyakwigendera Gogo yari afite impano, yakoraga umurimo w'Imana, yari umuririmbyi. Ngira ngo murabizi ko yari yaranagiye no muri Uganda mu gitaramo, nubwo nyine bitaje kugenda neza, akagira ikibazo, ariko
nizeye ntashidikanya ko Gogo Imana iri kumwe nayo kandi izamutuza mu bwami bwayo. Rero ngenda nkurikirana ibintu byinshi bigiye bitandukanye, ariko nyamara guys, njyewe mbabwiza ukuri, hari igihe mubona umuntu agize ikibazo mukabona aba twita ngo ni abanyamakuru berekejeho umuntu yagiriye ikibazo, ariko hari abantu babikora kubera ko atari urukundo rutumye babikora, ahubwo hari ababikora bitewe n'uko bari gushaka kwicururiza. Nyamuneka guys, muntu uzi yuko ibyo bintu bikora, nushaka ugire ubwenge utekereze neza ibintu byo muba muri gukora, mwebwe abanyamakuru cyangwa se mwebwe mufite izi mbuga, mubona ikintu kibaye nk'aho mwakisanishije nacyo, ahubwo mukajyayo murimo murahekenya cyangwa se murimo murajijisha kugira ngo mwibonere ibyo mutangaza ku mbuga nkoranyambaga. Ibyo bintu ntabwo ari byo, kandi ibyo bintu muzabitekereze neza, muzasanga atari byo kandi bidakwiye. Muri iki gihe cyacu abantu babaye babi cyane guys. Umuntu kuno bavuga ngo umuntu ni mugari, abantu babaye babi cyane. N'Uwiteka aravuga ati abantu babaye babi, abantu niremeye babaye babi. Murabona, mujye mukurikirana kuri Akamunani TV, aho mba ndi kuvuga ku bintu bigendanye n'iyobokamana, muzagenda muhasobanukirwa n'umuntu icyo ari cyo, cyangwa se umuntu uburyo ari mugari. Ugasanga umuntu ari hano cyangwa se aricaye aratuje, ari gushima urwara ku rundi, cyangwa se ari guhekenya yifuriza umuntu ikibi, ngiyo aba runaka yari ahuye n'iki kibazo, kugira ngo njye kwitarira iki amakuru, cyangwa se njye kubona uko nkora umunwa. Ugasanga umuntu aricaye mu cyimbo cy'uko yagashatse content ashobora kuba yakora yakurura abantu, ahubwo akaba afite ibitekerezo byo kuvuga ati sha ngo nk'ubu runaka akubita agatoki ku kandi, ngiyo aba yaragize ikibazo byibura nkigura mikoro zanjye, ubundi tayari nkajya kubaka umuntu. Ibyo bintu ntabwo ari byo guys, ibyo bintu ntabwo ari byo. Mureke kugenda ku bantu, mureke umuntu akora ibye, mureke umuntu yidagadura uko ashaka mu gihe akiri kuri iyi si, apana kumukubitira agatoki ngiyo aba runaka yaragenje gute, yarahuye n'ikibazo, kugira ngo twubake umunwa, kugira ngo tujye kubona inkuru, kugira ngo tujye kumushengera. Ntabwo ibyo bintu ari byo. Njyewe mbabwiza ukuri, hari abantu njya mbona nkibaza ati nk'uyu muntu muri aka kazi akarima agamije kuzagenda gute? Yego ndabizi muba muri gushaka gucuruza, ariko mumenye ko mucuruza ibintu mutaranguye, kuko niba wicara ukuba wumva ko mugenzi wawe ashobora kuba yagira ikibazo kugira ngo ujye kubona amakuru cyangwa ibyo uvuga, ntabwo ibyo bintu ari sawa. Nibyo narindi kubabwira rero, hari igihe umuntu agira ikibazo abantu bakishima kandi batabizi, ari kwa kurenzaho cyangwa se kwa kujijisha kugira ngo umuntu nyine yibonere ibyo atangaza, kugira ngo umuntu yicururize ibintu ataranguye. Ugasanga umuntu agize ikibazo, ukajya aho uri umunyamakuru, mikoro reka wazipakinze bya danje, wivuye ku mitanyago, wakoze uko ushoboye kose kugira ngo ugere kuri aho hantu. Ese ni urukundo muba mubafitiye guys? Ni urukundo muba mubafitiye cyangwa no kugira ngo mwibonere amaviews? Ntabwo ibyo bintu ari sawa. Njyewe maze ejo narebye ikiganiro uriya mukobwa ngo ni Kariza yakoze ku Rugendo TV. Kariza, nawe nkugarukeho, ibyo ukora uzacunge neza, hari igihe uzasanga ko ibyo ukora bitari byo. Mureke kugenda ku bantu, mureke kugenda ku bantu, mukore ibintu byanyu ku murongo kandi mubikore mutuje. Mureke gukora ikintu ari uko mugiye kotesha undi muntu isi, cyangwa se mugiye kuvuga umuntu uko bitagakwiye. Ariko ibyo bintu byose muba mukora muzabibazwa, Imana izabishyira imbere yanyu nk'uko bikurikirana. Ushobora kuba wicara mu cyumba cyawe ukajya imigambi na Satani, ukiga ku muntu, ukiga uko umuntu ashobora kuba yagira ikibazo, ariko ibyo byose twebwe uzabiduhisha, ariko hari umugabo utazabihisha guys.
Imana yo mu ijuru ibyo ukora byose irakureba, izabikubaza rero ngo ibishyire imbere y'amaso yawe nk'uko bikurikirana. Kariza ejo bundi nabonye ikiganiro yakoze ari kuvuga kuri uriya muvandimwe manager wa Gogo. Manager wa Gogo ntacyo ahuriyeho n'urupfu rwa Gogo, kuko yari manager we yamumanaginga nk'uko ubivuga koko ngo niwe yamuheshaga ngo umugati, ngo Gogo amaze gucaho ngo ntabwo azongera kugira ngo kubona abantu bamukurikirana. Ushobora guhita wibaza atarabona Gogo ntabwo yabagaho mu myaka uriya mu manager wa Gogo afite, yayibayeho cyangwa se yayibeshejweho nuko ari Gogo. Gogo tuzi yuko ntago ari umusitari kazi wahitinze cyane, ndetse nta n'igihe sinzi niba hari n'amezi nk'atandatu ashize Gogo abaye umusitari kazi. None ukibaza mu gihe manager wiwe amufatiye, uhise utangira kumva ko manager we yari abayeho kubera Gogo. Guys, ibyo bintu mubireke Kariza, inkuru zawe utangaza uzajye uzishyiramo ubwenge. Njya nkukurikirana cyane ibiganiro byawe, nabonye na biriya biganiro by'abakoze kuri Sirasi. Ubu Sirasi ari mageragere, sinzi icyo wabyungukiyemo, ariko kuriya ko muba mwishyira imbere si ukuvuga ngo ni urukundo, ugasanga murashyashyana, ukurikiranye inkuru kuva mu mizi kugera ku musozo. Ese buriya ni urukundo cyangwa ni uko muba mwishakira amaviyuzi? Byibura tuvuge yuko uriya muntu nibwo wari ukimumenya, wumvise inkuru ibaye iba ku musitari mugenzi wawe, cyangwa se ku muntu ushaka ubuzima mugenzi wawe, nk'aho ahubwo mwagiye mubasanga ngo mubahumurize, mubagire inama bareke kwigunga. Nimwe muba ba mbere bo kujya kugenza gute, bo kujya kubavuga koko mukabotesha isi. Guys, ntabwo ibyo bintu ari sawa. Niba umuntu agize ikibazo mu rukundo, dusabwa kugira musange, umuhumurize, umwigishe, yumve ko ibyabaye nyine byabaye, umugire inama y'uko ibyo bintu agomba kubireka. Ntabwo ari ngombwa ngo ujye aha ugende ku muntu kuva mu buto bwiwe kugeza mu bukuru bwe ari ukubera amaviyuzi. Amafaranga mushaka azabakoraho guys, amafaranga mushaka ndabarahiye azabakoraho, ariko muzayashaka mumenye ko igihe kizagera mukayasiga. Byibura yaba mwana yashakaga mukazanayajyana, ariko muzayasiga. Rero mureke tujye tuvuga ibintu, ariko tubivuge dushyizemo ubwenge, kandi nabwo tureke kugenza gute, kuvuga umuntu, kuko nawe ejo n'uba uzi aho buzira ugeze. None hibaze nkawe ugize agakosa sasa, ko nawe bakota. Njye ndiyiziye abantu bafite amacano anakomeye, ushobora kugira ikibazo bakakota sana, bakakuvuga ugahita wibaza atese njyewe ibyo navuze noneho nabivugiraga iki? Hari abantu mwumva inkuru mukazifata uko zitari, nyamara guys ntabwo ibyo ngibyo bikwiye. Ibyo ngibyo ntabwo bikwiye, niyo mpamvu mugomba kubireka mukajya mukora ikintu